Joe yaravuze ngo ibyishimo nta ngufu guseka, nta ngufu bigusaba, nta n'amafaranga bigusaba. Kuki udaseka mbere yo kujya kunenga ibintu by'abandi bantu, ujye ubanza umenye ko nabo baba bakureba kandi bazi nawe ibyo ukora. Nta muntu n'umwe iterambere ritaryohera. Kwangurega ni ibintu umuntu yemerewe kugira, kubera ko umutima ubamo urukundo ni nawo ubamo urwango. Niyo mpamvu wemerewe kugira urwango. Kutankunda ntacyo bitwaye, ariko noneho kutankunda ukabishyira mu mwuga ukora, ntago mbibona nyine nk'akazi. Umwanzi uhoraho, umunsi umwe umuntu arakwanga, uwo yakurutishaga bashwana akagukunda atabishaka. Buriya kureba nawe umuntu uri gushaka amafaranga mbamona ari icyaha kuruta guhemuka utabigambiriye. Icya kabiri, ubukritike bw'abantu badafite akazi. Nibabureke bagende bashaka imirimo bakore. Haba abantu nzi buri gihe ikintu cyose kibaye bagishakamo defo. Nta kintu kibura defo. Nta kintu kimwe kibura defo. Ibi byose dukora birashoboka ko ikintu cyapfa. Ariko abantu ba mbere babibona n'abantu batagira imirimo, kuko ntiwaburi mu mirimo ngo uvuge ngo babyinanye ngo ijinyori. Kuba imfubyi ntibimenyerwa, ariko inshuro nyinshi bituma umuntu avamo umugabo, kubera ko noneho nta muntu ubudipendingaho, nta nubwo uvuga ngo nintakora ibi yarandeba nabi. Uya ugomba kubyikorera kuko ukwiye kubikora. Uvuga ngo mu gihe umuntu ababaye nonaha, ejo bishobora kurangira. Hanyuma ku bijyanye no kwihangana rero, buriya nta murimo utabyara inyungu. Iyo ukoze uwushyizeho umutima wawe wose ugashishikara, birakunda bicamo.